izina ryawe uhimbaze iki gicaniro cyawe wongere kubona amahirwe yo kugaragara imbere y'amaso ibindi byose ushoboye uhimbaze ukwiriye hari uwakoze amagambo y'umurimo anezerewe natwe ibindi byose dushoboye nicyo gitabo twitwaje dukoreshe umutima dukoreshe intekerezo dukoreshe inkuru y'abasirikare kugira ngo barebe tuzi imbaraga zawe n'izina rya Yesu
perezida yavuze ngo duhudumiye abaririmbyi mugabo baduhudumiye rero mwadufashije natwe twigufashe kadutere haleluya niturangiza solo niba rero ukomeza gusenga niba rero ukiririmba wowe mugendere turamo tugenda kugeza igihe umuyobozi w'aho ndavuga kumagara tuzabura imana ishuri ariko dushobora kuba twicaye mu nta muntu wagiye kubwira abantu hepfo aho yabashitsi bo ngombwa kutubabwira umushyitsi kujya hari ibizaba atabamenyera ariko basanga bareke bashaka bicaye hanze ku kazuba tuzabura imana ishuri abafite gukora mu bekingi impamvu turaguterana bakazishyira hasi tuzabura twabere tuye imana ishuri kare babahinzi nuko natekereje ku mbabazi z'Imana, natekereje ukuntu abantu tugira amafuti noneho ndeba ukuntu nzana ukosereza jewe ukoshereje karibu ukakosereza ukaza ukansaba imbabazi n'ububabare ariko isheke rya kabiri ni uvuga ufite nk'agasusuzuguro wanasiwe jewe uvuga ni jewe ariko Imana yose uko imeze wanasiwe ako kari musigeze kubera ko je ndazi kwirwa cyane